umukobwa numva nanone akomeje gutsimbarara ntashaka kubinyemerera, kumbi atazi ko ari uwundi muntu wanjyanye iwabo. Umukobwa ndamwegera ndamubaza, urana n'ubu ngubu uravuga ko nta babyeyi ugira? Twongeye kubasuhuza mwese abantu bakurikirana channel ya Power Comedy, aho waba uri hose mu mpande enye zigize isi, mu bihugu bya kure, muri Qatar, muri Brazil, muri Amerika, aho waba uri hose ukaba ukurikirana channel yanjye, ndagusuhuza kandi nanagushimira kubw'inkunga wangejejeho. Abantu bari mu ntara enye zigize u Rwanda n'intara ya gatanu y'umujyi wa Kigali, namwe ndabashimira, mwakunze video zanjye, mwakanze subscribe, mwararayikinze, mwakoze buri kimwe cyose ngo nzamuke. Niyo mpamvu nanjye ndahangaha mbashimira kandi nzahora mbashimira, muri abantu b'intangarugero. Hanyuma rero uyu munsi noneho murabona mfite akanyamuneza, ndishimye kubw'inama mwangiriye, mbese mwanyunguye ibitekerezo byinshi kabisa, narishimye cyane. Kuri ya nkuru nyine nababwiraga y'umukunzi twakundanye, uburyo nagiye kumusura, uburyo byangendekeye, mbese inama narazibonye kandi nzazigenderaho. Ni ukuri byanyeretse ko mfite abantu bamba hafi kandi nshyigikiwe. Ni ukuri rwose mugumizeho urushinge, mukomeze munshyigikire, nanjye ndabakunda. Ariko uyu munsi noneho naringarutse kuri ya nkuru ya wa mukobwa, byo kubabwira noneho ukuntu bigenda, ukuntu cyangwa se biri kugenda. Hanyuma rero twagarukiye ahantu nari nagiye gusura wa mukobwa, nkasanga iwabo, inzu yabo, uruhande rumwe iriho amategura, urundi iriho shitingi harambitseho amabuye. Najya inyuma mu bwiherero bw'iwabo nkasanga hasi harimo ibintu, hashashemo imitumba, hamwe haba hari ibiti. Naraje nanjye ntabwo nabyihereranye, hashize iminsi itari mikeya igera nko kuri 2, ishyira ku minsi igera kuri 2, umukobwa n'ubundi njya kumureba, aho najyaga kumureba aho atuye inaha i Kigali ni za Kimironko. Ndamuganiriza, ndongera ndamubaza, nawe sister utambeshye, nta nubwo nari nyiri kumwita umukunzi wanjye, yari yabaye sister. Ati wa mukobwa we, urabizi ko twakundanye igihe kirekire, twakundanye imyaka 4, njya nkubaza ababyeyi bawe ukambwira nyine nkabona udashaka ko bambwira niba ubafite, akenshi nanabivugaho kenshi nkabona urarakaye, nkabona ushaka kurira, nkagira ngo wenda ntawe ufite, nkanga gukora mu gikomere cyangwa se kugukomeretsa. Umukobwa numva nanone akomeje gutsimbarara ntashaka kubinyemerera, kumbi atazi ko ari uwundi muntu wanjyanye iwabo. Umukobwa ndamwegera ndamubaza, urana n'ubu ngubu uravuga ko nta babyeyi ugira? Ko nzamenya iwanyu? Abonye nyine nangiye kuba seriye, ambwira ati ni ukuri sheri man pe, mu rugo naho hari, narezwe na masenge, ibintu atangira kumbeshya. Ambyite ko yari atangiye kumbeshya kuko iwabo njye nari nahamenye. Noneho umukobwa, urabizi ku mukunzi wawe ntabwo ukanda ahababaza. Bati wenda afite irindi hungabana yaba yarakuye mu bindi bintu, ariko ababyeyi bo nyine nari namaze kumenya ko bahari, ahubwo babayeho mu buzima bubi. Umukobwa ndamwegera ndamubwira ati wa mukobwa we, na n'ubu uramakanira ko udafite ababyeyi? N'ubundi ntiwigeze unyemerera ko bafite, ntiwigeze unamakanira, narakubaza ngo kabimishe. Hanyuma noneho ndatsimbaraye, ntabwo nzabana nawe ntamenye niba ufite ababyeyi, cyangwa se ntamenye niba ufite so cyangwa ufite mama wawe, cyangwa se niba hari n'abandi bakureze nabo wabambwira, kuko uri umukobwa mwiza, ufite aderese, ufite aho wavutse, ufite aho waturutse. Hanyuma nanjye ngatunga umugore ufite ahaturuka mbizi neza, ku buryo wajya no gushimira, cyangwa se hagira n'ikintu kiboneka ko hagenda ukabagurira inzoga, cyangwa mbese ukabashimira nk'abantu bakubyariye umukobwa mwiza. Njye niko nabitekerezaga. Noneho umukobwa abonye nyine narakaye, hano natangiye kumureba igitsura, avuga ati ashobora no kunkubita urushyi. Aravuga sheri, ijwi rituje, arampamagara ati ntabasheri, ibi ngibi ngomba kumenya ukuri uyu munsi, kandi njye ndi seriye. Maze kumwereka ko ari seriye, aratangira arambwira sheri,
niki waba warabonye kiri kukurakaza, ni bande bakunyangishije ibiki n'ibiki. Umukobwa ndavuga ati reka nayo gukomeza kumubeshya, ndamubaza ngo runaka, umuhungu bita runaka uramuzi? Bona nyine ahise yikanga. Bati bino bintu bishobora kuba bikaze, ko muvuze ukikanga bimeze bite? Sheri niwe wakubwiye ko ntari umwana mwiza biki n'ibiki, none niwe wakunyangishije. Ati ceceka we, kuri kugiye kujya ahagaragara. Ubwo umukobwa ntangira kumubwira ko mwereka amafoto nari nafotoye mama we, naragenge ahantu hitege ndamufotoye muri iyi foto. Ati uyu muntu uramuzi? Mumweretse mbega umukobwa ngo noneho ngo ahita yikanga nyine, mbona bya bintu by'abakobwa nyine abaye nk'uwaho umutima umusimbutse. Ati tuza, ababyeyi bawe narababonye, n'impamvu wabamishe uraza kuyimbwira. Ati buriya wamishaga iwanyu kubera ko wameze kuriya, utajya ubafasha, uri inaha i Kigali warafatishije, uri umwajenti, wigwa ukaraba amafaranga, ugira ute, urya neza amashaza, agaceri, biki, iwanyu batabona n'ikijumba cyo kunywesha amazi. Ati harya ubu ngubu wavamo umugore nyabaki? Urabona ari wowe wavamo umukobwa umuntu yakwizera akagenda agashyira mu rugo, ukazabyara ahungu na kobwa, ukazavamo umuntu muzima. Tangira kumbwira ngo sheri ngo wibirakariramo, ngo nari kuzabikubwira, ubundi akongera ngo ni ukuri ngo nanze kukubwira iwacu ko bameze kuriya, ngo nabonaga ngo wari kunyanga. Ati burya ubundi nakunze umuryango wawe, wowe naba nkukunda. None se waribyaye, wariremye se? None se ko wanze kumbwira iwanyu ko ameze kuriya, hanyuma ngewe usanze iwacu hari hanyuma ya hariya, wabifata gute? Atangira kumbwira ngo erega sheri wanjye, ngo umuryango w'iwabo w'umuhungu ntabwo ari kimwe n'uw'iwabo w'umuryango w'umukobwa. Ati yose ni imiryango itondewe, abakobwa b'iki gihe turabazi, mwigize amasarigoma, mwigize ibirara, mwigize mbese ntabwo mugishaka no kuvuga ko mufite aho muturuka. Urihakana nyoko, ukihakana mama wawe, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ntangira nanjye kubabara, amarira azenga mu maso. Ati wa mukobwa we, niba koko nankunda birangirira ahangaha, nta rukundo mfitiye, urukundo udakunda mama wawe, urukundo udakunda so. Ariko nyuma wa muhungu twasanze isi atariyo, ndamubaza se ko se uriya mukobwa tutamubonye? Umuhungu arambwira ati se uriya mukobwa baramufunze. Gufunga umuntu si ikibazo nyine, ikibazo wenda no gufungurwa ugahora ukora amakosa, ariko abafunzwe nabo nyine bihangane, ari n'amakosa nyine, ikosa riba kuri buri wese kandi akarihanirwa nk'uko natwe Imana izaduhana. Ntabwo wakwihakana ababyeyi bawe ngo ni uko wenda umubyeyi wawe mukuru ari muri gereza cyangwa se mama wawe abayeho nabi. Twese abenshi ntabwo twabayeho neza. Iyo ugiye kureba mu mateka y'ibyamamare usanga hari abatarabayeho neza, noneho babayeho na nyuma y'ibyo tubona. Kuko twe turi mu gihugu kimwe mu Rwanda gusa, ntabwo twatembera isi yose ngo turebe ubuzima abantu babayemo. Ariko ndavuga ati wa mukobwa we, nkurikije ukuntu igitsina gore bagira umutima mwiza, bagira impuhwe, bagira iki, ariko kuba utaragize impuhwe zo kuba wambwiza ukuri ku bintu nka biriya, ahubwo ukabimisha. Wari ufite ubushobozi nawe ari gufasha mama wawe, cyangwa ukabimbwira wangiza ukambwira ati ni iryo 10 cyangwa ni 1000 bingahe, tukagura amategura tugasakara hari ahantu imvura nijya igwa mu nzu, hanyuma ukaza inaha ukaza kumbeshya ngo tuzabana tuzagira ute. Harya buriya ineza utagiriye umubyeyi wawe wazayigirira umwana wawe? Umukobwa atangira kubirakariramo, ariko ndavuga ngo nk'uko natanze igitekerezo nkagicisha kuri TikTok, nkagicisha kuri YouTube, nkagicisha kuri Instagram, nk'umuntu nyine twebwe dukora nk'abasitari, bati ntago nari kubyererana, njye n'inkuru yawe rwose nayicishije ku rubuga ko byarandenze, naho ndi gukura aka kanyamuneza ubundi twakabaye twarwanye. Umukobwa namuhaye igihe cyo kubitekerezaho, mu kindi kiganiro nzamuzana kuri kamera nawe mbimushinje, nabyo muzabyibonera. Njye nababwiye ko muzakurikirana part 1, part 2, part 3, part 4, wenda bikajya nko kuri part ya 8.
ubuzima bwanjye n'uwo mukobwa bwose ngomba kubushyira hanze kuko nawe ntabwo yankoreye ikintu cyiza. None mwaba followers ni ukuri pe, ntugende udakanze comment, kandi comment, subscribe ukande subscribe. Hanyuma rero abantu nyine mwatangiye kuvuga wenda hari abenshi bavuze ngo iyi ni story ngo Pawa yaje kutubeshya. Ntabwo naje kubabeshya, ibi byambayeho njyewe umukobwa twarakundanye by'iseriye. Nashatse kumuzana muri party 3, zamuzana muri party 3 namwe muzamwibonera. Nababwiye ko ari umwagenti Kimironko acuruza amayinite sinkuru mbarirana. Ntabwo naje gutuburira abanyarwanda. Hanyuma we kanda subscribe. Iyi nkuru urayisanga no kuri YouTube, urayisanga kuri Instagram, mbese ku rubuga rwose ndumva wayisangaho. Hari abantu mufite abashiri bameze nka gutya bahize mu gihirahiro. Ingo z'ubu ngubu ibintu nyine urabona ntabwo bitangirira ntabwo bihera mu ngo gusa, bitangira abantu bagikundana, ahubwo ugakomeza ukaba mu buyobe ukazabimenya nyuma ibuye ryaramaze kwica isuka. Ariko ndababwira ko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Genda umwandire kuri ako kantu, umanuke ukande ku gatima, ukande kuri comment, ubundi ako umuntu nakagaruka. Byose ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko muntu wamfollowinze, muntu wakanze subscribe, muntu washarinze video yanjye, muntu wakoze icyo ari cyo cyose, buri kimwe cyose kuri video yanjye, ndagushimira. N'amavi y'umubiri n'ay'umutima, kandi n'Uwiteka azakomera umugisha. Murakoze cyane. Ni Pawa ubakunda, cyangwa se Pawa wanyu.